ngo mama ngo tugiye kwigira mu ijuru. Uwo mwana yitwaga Uwabera. Mama we aramusubiza ati tugiye kujya mu ijuru Uwabera. Se turirimba iyihe? Turirimba indirimbo ivuga ngo ningera ku nkombe ya rwa ruzi uzampe gutinyuka. Ubwo twarakomeje se nijugunyamo muri Nyabarongo. Noneho ubwo nge nagiye kumva numva ngeze hasi ikuzimu. Hari umumama umwe yari ahetse umwana w'umuhungu. Yaramwijishuye amuta muri Nyabarongo yari iri aho hafi. Umusirikare wo kwa Habyarimana yahise arasa uwo mugore amaguru. Aramubwira ngo uyujugunye muri aya mazi ngo ejo niwe wari kuzabura u Rwanda. No kuvuga ngo ngewe ntekereje wenda mbere ya jenoside ho gatoya mbona ririya kandamiza ryarabayeho kera. Mpereye ku mashuri twigaga nge nibuka niga mu mwaka wa 5 twari dufite mwarimu akajya duhagurutsa ati abatutsi nimuhaguruke tubarebe. Tugahaguruka ndibuka ko twahagurukaga turi abana nka 6. Harimo umwana witwaga Marayika Gabriel, harimo umwana witwaga Mudasingwa wo mu Bakebya, harimo umwana witwaga Anne Marie, harimo umwana witwaga Vianney w'ahantu kwa Kimonyo. Mbese nibuka ko hari umwana umwe w'umuhutu wigeze guhagurukamo witwaga Deo. Mwarimu ahita amubwira nabi cyane aramwicaza. Nibuka undi mwana w'umututsi wasigaye yicaye witwa Chantal. Aramuhagurutsa noneho ngo se we ko wasigaye wicaye ngo ntabwo uri wo mu bakongore. Umwana ubona nyine arahagurutse nyine ahagurukana ipfunwe. Ubwo rero iyo nitegereje neza nkareba mbona ari ibintu byateguwe kandi byatekerejweho. Ninjiye muri jenoside rero bwite nyirizina. Ni ukuvuga ngo inzira y'umusaraba yababayeho. Twagiye kumva ahantu twari dutuye mu murenge wacu ku Rugarika. Hari abamama nyine mama wacu wari wagiye gusenga ahantu bita ku Giporoso nyine kuri Eperi. Twumva amasasu aravuza ari ninjoro. Ubwo ari ku itariki zingahe? Hari ku itariki 6. Amasasu amaze kuvuga ubwo mu mwanya uri buze twahise tubona mama wacu aje n'abandi bantu bari bajyanye gusenga. Baraza ubwo iryo joro ntago twaraye mu rugo. Ni ukuvuga ngo twagiye ahantu mu Cyabariza hari igishanga. Twaraye mu gishanga aho ngaho bita ku Cyuzi. Muri iryo joro. Tumaze kurarayo turara tubitekerezaho tukavuga tuti ibintu ni ibiki bibaye. Turara dufite ubwoba bwinshi. Nuko ariko bukeye twumvisha amasasu atongeye kuvuga dusubira mu rugo. Dusubiye mu rugo tugiye tubona umwana witwa Hakizijuru wo kwa Munyejuru amanutse iwacu yirukanka cyane. Aratubwira ati papa bamaze kumwica nimuze duhunge. Ubwo twahise duhunga. Twahise twambuka tujya ahantu bita Ingoma mu cyahoze ari komine Mugina. Mu cyahoze ari komine Mugina. Ubwo twahungiye turi abantu benshi cyane. Twabanje guhungana n'abahutu bese abaturanyi b'impande n'impande abantu bari batarabimenya. Noneho ni ukuvuga ngo ubwo hashize iminsi 2 nibuka ko haje abandi bantu bakajya bababwira bati abantu b'abahutu mwisubirire mu rugo ntago ari mwe mukenewe. Hari abashakishwa bakenewe. Ubwo ni ukuvuga ngo abantu twari kumwe twagiye duhungana bahise bisubira mu ngo zabo. Ubwo natwe twahise twumva ibyo ari byo. Ni ukuvuga ngo ubwo mu minsi mikeya cyane twatinze kuri ako gasozi. Nibuka ko ku itariki ya 14 aribwo twahagurutse kuri ako gasozi. Uwari data wacu witwaga François Karengo arambwira ngo ni mutwariza abana umudamu ariwe mama wacu ngo tujye duhungire i Burundi. Twebwe nta mwana mutoya twari dufite wo guhekwa. Ubwo nahise mpeka muri umuna wanjye nyine wo kwa data wacu. Ubwo dukomeza inzira igana i Burundi. Ubwo abandi bantu basigaye aho ngaho kuri ako gasozi twe turagenda nka famiye tugenda tugiye i Burundi.
twaragiye tugeze mu cyahoze ari komine muri komine Ntongwe, yego, dusanga abatutsi benshi cyane nabo bateraniye ku gasozi ahantu bita kuri Nyiranduga. yego, ubwo hari impunzi z'abarundi babaye interahamwe zifatanya n'interahamwe z'abanyarwanda, bahita baza kuri ka gasozi kirundiyeho abatutsi benshi. ubwo bari n'inka zabo ziri ku kandi gasozi hakurya, noneho batwiraramo, baraza turarwana nabo, twe twari abana, nari mfite imyaka 16, twe twajyaga dutoragura amabuye tukabegereza bakarasana n'imiheto. nuko ubwo twari dufite induru ikabije cyane, twari dufite induru nyinshi. ubwo mbese barimo baterana amacumu, baterana imiheto, ari ibintu bikomeye. ubwo induru yacu nkeka ko yageze igitarama ahari, kuko muri uwo mwanya twagiye tubona imodoka iraje yuzuye abasirikare, tubona mbese abasirikare, turavuga tuti bw'abasirikare baje wenda tugiye gukira turarokotse. ubwo imodoka yaraje, abasirikare bahita bavamo vuba, bahita bakwira imishwaro, bajya gutangira abantu bari bamanutse hepfo ku mugezi witwa ku Mukunguri. bagenda bazamura abantu bose bari bambutse bashaka kugaruka mu cyahoze ari komine Mugina. ubwo barabagarura kuri ka gasozi kitwa Nyiranduga aho twari duteraniye. noneho ubwo baravuga ngo ni sous-préfet waje. ni ukuvuga ngo sous-préfet ikintu yatubwiye, yaraje turicara aho ngaho na za nterahamwe z'abarundi n'abanyarwanda baguma ku gasozi kari hakurya gato cyane. noneho sous-préfet ijambo yatubwiye, aratubaza ngo mbese ngo ubundi abahutu n'abatutsi mupfiki, ngo abatutsi mwaravuze ngo Habyarimana namara gupfa ngo muzajya mubaga umwana w'umuhutukazi ngo murebe ko umwana ameze mu nda. ubwo abatutsi bari aho ngaho bose baratakamba bati baratubeshyera, nta byabayeho, baratubeshyera rwose. ubwo wari sous-préfet yaratubwiye ngo nimusange bari abantu hakurya za nterahamwe ngo tujye kubasaba imbabazi. ubwo twanze kujyayo, ubwo ngubwo aratubwira ati mbakarambiye imbere ndigendeye, agapfa kaburiwe n'impongo. ubwo tugiye tubona yakije imodoka, aragenda, n'aba basirikare bahita bigendera. za mpunzi z'abarundi b'interahamwe n'abanyarwanda b'interahamwe nabo bafashe imihoro yabo n'amacumu n'ubuhiri bari bafite, barirukanka, bahita bavuga ngo baraza gukubura nijoro. ni ukuvuga ngo ubwo muri iryo joro natwe ubwo hari hamaze kuba ijoro, twahise tuvuga tuti abantu bakuru bari baturimo bati nimuze rero buri wese ufite ahajya ajyeyo, kuko murabona ibyacu byaturangiranye. niba ubutegetsi buriho buvuze bati ni ugupfa, ubwo birarangiye. ni ukuvuga ngo ubwo twatangiye gukwira imishwaro. uwo wari data wacu Karengo François arambwira ati hari umupasiteri w'inshuti yanjye uri Ruyumba, nimuze mujyane y'abana namwe muba ariho muba. noneho twe tugiye kumugina, nitubona kumugina bikomeye nzabanyuraho tujya i Kabgayi. ubwo yaragiye, natwe tujya kwa pasiteri w'inshuti ye. ubwo twagezeyo, twarayeyo umunsi umwe. tumaze kurarayo umunsi umwe, n'ubundi igitero cyahise gituruka hakurya kiza kije guhiga kwa pasiteri. pasiteri ahita tujyana ahantu mu Masaka ajya kuduhisha. amaze kuduhisha, bahise banyuraho, baragenda barakomeza barazamuka n'amahiri n'imihoro. ntabwo tuzi nyir'ubwo aho bagarukiye. ku majoro tongera atugarura mu rugo. uwo mupasiteri yitwaga Gakwisi. tugarutse mu rugo, ubwo turaryama nko mu rukerera, kuko yari afite nawe umugore w'umututsikazi. arangije aratubwira ati rero, ati murabona nanjye birankomereye, ati ubu ntabwo nzi ukuntu ndi bubyifatemo, muzajya muza hano nijoro, noneho rero niba ujya gucya mugende, kuko ku manywa baza kunsaka. ubwo twahamaze iminsi 2. ku munsi wa gatatu aratubwira ati nimugende, kuko uyu munsi baraza gusaka by'intangarugero. ubwo ku munsi wa 4 twahise tugenda. uwo wari mama wacu arambwira ati noneho kubera ko mbona tumaze kuruha no kunanirwa, reka tugende dusubire iwacu
kurugarika. yego. Ubwo twaragiye tugeze ahantu bita i Maswa. Twaramanutse tugeze mu gishanga, ubwo yari bimaze kuba nijoro nka saa 7 z'ijoro. Twaramanutse kubera n'imvura nyinshi yagwaga, nijoro ry'umwijima ryari ririho, biratuyobera tukabona twasubiye Ruyumba. Tukongera tukibaza uburyo twasubiye Ruyumba, turongera dushakisha inzira ijya iwacu. Ubwo twarongeye tugeze aho bita Ingoma ku nkambi. Byari bimaze kuba nka saa 8 n'igice z'ijoro. Ubwo ngubwo turagenda duhita tugwa mu gitero cyari kiri ahantu ku rusengero rw'Abapantekote rwari ruhari. Bari bicaye barambitse intwaro zabo hasi baganira. Tubaguyemo tutazi ko bahari. Ubwo tumaze kubagwamo bahise batwicaza. Ubwo yari mama wacu n'abana be 7 n'umumama witwaga Tasiyana w'umugabo witwa Biziyaremye n'abana be 3 yari afite. Yego. Noneho no kuvuga ngo baratwicaje, ubwo batangira kubakubita. Tasiyana bahise bamukubita ubuhiri. Makurata yitwaga Makurata Mukarutabana wa mama wacu, umugore wa Karengo. Noneho ubwo batangiye kumukubita, arababwira ati ni mumbabarire mfite amafaranga reka nyabahe. Ubwo yabahaye amafaranga, arababwira ati ariko uko byagenda kose nubwo duhaye amafaranga ntago turi bubabarire, kuko nubundi tumaze kwicira abandi hano ku cyobo kiri hano hepfo. Ubwo baratubwira ati tumaze kwica abana bakarema kahari hakurya kurugarika, dusanga ni abana ba data wacu. Ubwo abo bana barabishe bahita babashyira mu cyobo cyari aho ngaho ku nkambi ku rusengero, hirya y'urusengero gato. Ubwo noneho baratubwira ati namwe mugomba gusanga bene wanyu ntago turi bubabarire. Ubwo bamwe baratubwira bati rero twebwe turara aha ngaha turaririye umwanzi. None umwanzi ubwo tumubonye ntago turi bubabarire. Yego. Mbese bamwe bakavamo bati ko mureba ari abagore n'abakobwa mwabababariye ko nta muntu rwose ufite imbaraga wazabarwanya nimubabarire. Tukaba turi kumwe n'umwana w'umuhungu, bari abana 2, uwitwa Samuel Komeza Usenge n'uwitwaga Mfitumukize Emmanuel. Ubwo Samuel yamaze kubona bimeze uko nguko yahise abacika, ahita amanuka mu ikawa hepfo adusiga aho ngaho. Yego. Ubwo we nta nubwo twongeye kumubona, ariko yararokotse ariho. Ubwo ngubwo no kuvuga ngo basiganiye kutwica, ndetse basa n'abagiye gusubiranamo. Umwe ahita avamo arababwira ngo reka niba tunaniwe kubyumvikanaho tujye kuzana responsable w'irondo. Yego. Ubwo baragiye bajya kuzana responsable w'irondo. Uwo mugabo yitwaga Munyakazi. Noneho amuzanye baraza badutorosha amatoroshi manini cyane mu maso. Aratureba aratumenya. Noneho ijambo yarababwiye ati se kuki mutagira imbabazi mwebwe muzejo buzira mugeze hehe? Ubwo urumva we niwe wari gutanga umwanzuro wa nyuma, yaratubabariye. Noneho urumva babandi bafata imihoro yabo, bafata inkota zabo, basa naho barakaye, barayigumura bajya ku ruhande. Bamaze kujya ku ruhande ahita abwira mama wacu twari kumwe, ambwira ati rero umugabo wawe ni njye umuhishe. Yego. François Karengo ndamuhishe kuko we ntago twari tukiri kumwe. Ati none rero ati uyu muhanda ni bariyeri gusa, munyura inzira z'ibyaro n'ibihuru kuko bahita babica. Yego. Ubwo yamaze kutubwira gutyo, mbese atwereka inzira tunyuramo z'ibihuru, kuko tunyura inzira z'ibyaro ntago twongeye guhura na bariyeri. Ubwo byari bimaze kuba mu rukerera nka saa 11 za mu gitondo. Noneho tugera ahantu tubona bugiye kudukeraho, duhita twinjira mu gihuru cyari kirimo icyatsi kinini cyane. Yego. Hari ibyatsi bajyaga bateba bagasasiza amakawa. Turagenda tujya muri icyo gihuru. Tugezemo twasanzemo abandi bantu b'abatutsi benshi. Bahanu Ingoma nanone kwa Karaveri nayigize iki. Tubasanzemo turagenda nyine tubanamo nabo. Noneho hakaba umukobwa umwe wari umuntu uvuka ahantu mu ntera hamwe, ariko akaba afite umutima muzima. Yego. Uwo mukobwa akajya tuzaniramo ibiryo muri icyo gihuru, akahagera akadusengera akarira,
noneho birangira akatubwira ati nimuhumure Imana izabarinda mubeho. Noneho umusaza w'uwo mukobwa araza noneho akajya ashaka kubohoza njyewe. Noneho nanjye nkabyanga. Mama wacu yari umurokore cyane, yaranyigishije inzira yo kuvuga ngo nimwemera ko bambohoza iherezo ryo gupfa ntabwo nzabona ijuru. Nanjye biragenda binjya mu mutima, ndavuga ngo sinzemera ko bambohoza ariko nzajya mu ijuru. Ni ukuvuga ngo uwo muhungu aravuga ngo nta mbaraga nshyiraho, ariko ninanga ko ambohoza ni ukuvuga ngo arajya kuzana igitero cyize badutwikire aho ngaho mwese. Yego. Ni ukuvuga ngo ba bandi twari kumwe bakambwira bati watubabare ntiwicisha abantu bangana gutya. Bigeze aho ndabyanga. Ndavuga ngo hoya ngo nshaka kuzajya mu ijuru, ntabwo nemera umuntu mbohoza. Noneho wa muhungu agira umujinya ngo igihe nabahendahendeye ntabwo ngiye nkomeza kubahendahenda, ngo reka njye kuzana izindi nterahamwe tuze tubicira aho ngaho. Yarirukanse ahita asubirayo ajya kuzana izindi nterahamwe, baraza. Baje mama wacu ahita ambwira ati rero urabona ko iriya nterahamwe iragushaka, hita ufata umwana uheke, noneho nguhe igitenge ukenyere, nindangiza nkwe n'agashuka umutwikire tugende. Twe twahise tuva muri ba bantu twari kumwe, mpita mpeka umwana ndamutwikira, nkenyera igitenge, ntwikira umwana, ntega igitambaro mu mutwe. Noneho ndangije duhita dufata inzira turagenda, kuko nawe yari ahetse undi ucutse uwo yonsaga. Ubwo turagenda, tugiye twahise duhura na cya gitero kije kutwica. Tumaze guhura ahita tubaza ngo ba madamazera basigaye hehe. Madamazera kari akabyiniriro banyitaga, nari nkiri muto bakambyinirira. Arangije njye naramusubije ndamubwira ngo ba madamazera basigaye hariya hirya muri cya gihuru, kuko hari mu ijoro ry'umwijima. Bahise birukanka cyane, bahita bajya kureba hahandi twari turi. Urumva ibyakurikiyeho ntabwo mbizi. Ubwo twe twarakomeje turagenda, byari bimaze kuba mu rindi joro. Turagenda, mama wacu arambwira ati se, ati nitujya mu matongo tuzicwa n'abantu batuzi batwice nabi. Twaragiye, mpita noneho mubwira nti se ko hari abantu basengeraga iwanyu, hari icyumba cy'amasengesho gikomeye, ku buryo nibuka neza ko hari n'abantu bo mu ngabo zo kwa Habyarimana babiri bajyaga baza kuhasengera. Noneho ndamubwira nti reka tugende tujye kwa Niyomugabo. Ni umugabo witwaga Niyomugabo waho Ingoma, wakundaga kuhaza kuhasengera, ari umurokore cyane, ntiturebe ko yaduhisha aho gusubira mu matongo ngo batwice nabi. Ubwo twaragiye muri iryo joro tujya kwa Niyomugabo aho ngaho Ingoma, aho bita kwa Minani. Niyomugabo atwakirana urukundo, aratubwira ati se ndabahisha hehe ko mukuru wanjye arimo kwica. Ati rwose ubu ngubu ndabigenza gute makuru atari rwose ko mu mpingutse iruhande nkambuze ikintu ndi bubakorere. Yaradusasiye muri iryo joro, turaryama, batuzanira ibiryo. Aratubwira ati noneho mwebwe ntimuryame ngo musinzire, kuko baza kusaka hano buri munsi. Ubwo ni ukuvuga ngo twararyamye, tugeze nko mu rukerera rwo mu saa 9 aradukangura ati nimuzara hepfo hari igihuru kinini cyane nzi njye kubahishamo. Ubwo yaratujyanye atujyana muri icyo gihuru, turagenda aduhishamo, akajya tuzaniramo ibiryo, akajya tuzaniramo amazi yo kunywa. Mbese ubwo buzima tububamo hariho imvura nyinshi cyane. Imvura uko tuyibayemo, tukajya dukamura bya bitenge dufite, twamara kubikamura tukongera tukabyisubizaho bitose. Ni ukuvuga ngo twageze ubwo tuzana urubobi rwaratujeho kubera amazi, nta zuba tubona. Noneho ubwo ngubwo arangije aratubwira ati rero muzane ibyo bitenge, nzajya mbibanikira mu nzu nijoro. Atuzanira iby'umudamu we. Ubwo ndibuka umunsi wari ubaye nk'umunsi wa 4 atuzaniramo ibiryo. Ubwo noneho umwana wa mama yari afite mama wacu,
yari umwana ufite nk'amezi 6 7. Yari umwana urwaye inkorora nyinshi. Noneho umwana atangira gukorora cyane. Noneho twapfuka umunwa kuko hari hafi y'inzira. Noneho umwana agaseka. Yamara guseka umwana akiganiriza. Wamufunga umunwa nanone ukavuga uti nimufunga umunwa umwuka urahera. Umwana akiganiriza. Hirya aho hari abashumba bari baragiye. Hari abamama bavaga gusarura imyaka y'iwacu, tubibona barimo basarura ibishyimbo. Nuko ubwo umwana amaze gukora, abashumba bahita bavuga ati iki gihuru kirimo umuntu. Ati iki gihuru twumvishemo abantu. Ati kandi n'abatutsi barimo. Ubwo induru zahise zivuga ako kanya. Ni ukuvuga ngo igihuru bahise bakigota abantu benshi. Barakigota, bafite imihoro, amacumu, imiheto, mbese bahise bahazenguruka. Murimo imbere. Turimo imbere. Ubwo bamwe barinjiye. Binjiye baraza badusangamo bati nimusohokemo. Twahise dusohoka muri icyo gihuru. Tumaze gusohoka muri icyo gihuru baratuzamura. Kuko njyewe nagaragaraga nkaho nkiri umwana. Batangira gukubita wa mu mama bamupfura imisatsi. Bati turababonye abakongori sha turababonye. Ubwo baratuzamuye duhita tujya ku muhanda haruguru. Dusanga hari abandi bantu benshi bavanye ku mugina babaye inkomere. Nibuka ko harimo umugabo witwa Nkundiye w'ahantu mu Rutovu bita kwa Nyirakaragwe. Harimo umusaza witwa Mugarura w'ahantu mu Kadasaya. Harimo umukobwa witwa Niyonsaba. Bari bamutemye urutoki rw'igikumu. Bari benshi, hari n'abandi bana ntazi, twahahuriye turi abantu benshi. Noneho ubwo baradukusanya baratubwira bati mureke tubajyane kwa konsiye. Uwo musaza witwa Mugarura nibuka ko yababwiye muri icyo gitero. Arababwira ati rero nimumbabarire, mfite inka hariya iragije kwa runaka, reka ngende nyibahe ariko mutubabarire. Ni ukuvuga ngo uwo musaza yaragiye abereka aho yanka ye iri. Amaze kubereka aho yanka ye iri, ubwo bahise bahabona baramugarura bamutugaruramo. Ubwo bari baduhagaritse aho ngaho baravuga bati nimuhagarare turebe nyine ajya kuduha iyo nka turabababarira. Ubwo bahise bamugarura n'ubundi bahise batujyana muri Nyabarongo nawe. Ubwo n'uwo musaza kandi n'inka amaze kuyibaha. N'inka yamaze kuyibaha. Ubwo twaragiye turagenda batujyanye nyine muri Nyabarongo batubwira ngo batujyanye kwa konsiye. Tugeze mu Rufunzo. Ubwo wa mwana nge nari impetse wa mama wacu. Ariko ni ukuvuga ngo wa mwana nari impetse babandi barambwiye zantera hamwe. Bativanamo uwo mwana ndamwururutsa. Mushyira hasi yari afite nk'imyaka 4. Bahita bamboha amaboko bayabibohera inyuma gutya. Bamaze kumbohera inyuma, noneho indi ntera hamwe ingenzi yayibwira indi ati none se uyu mwana uri bumuterure. Basiganira guterura wa mwana nari impetse. Bamaze kumusiganira ni ukuvuga ngo umwe ahita mbohora. Hamwe ngo ngaho ku mwana ati turamuboha nitugerayo. Noneho ubwo urumva mpeye ku mwana turagenda. Tugeze mu Rufunzo. Nyine Nyabarongo iri nk'imbere hariya. Ubwo ni ukuvuga ngo twaragiye twinjiye mu Rufunzo. Nibuka ko wa mwana nari impetse. Yahamagaye mama we yari ari inyuma yanjye n'abandi benshi nyine bakurikiyeho. Aramuhamagara ngo mama ngo tugiye kwigira mu ijuru. Uwo mwana yitwaga Uwabera. Mama we aramusubiza ati tugiye kujya mu ijuru Uwabera. Noneho wa mugabo witwa Nkundiye wo mu Rutovu kwa Nyirakaragwe ahita atubwira ngo rero ngo iherezo ryacu rirarangiye, ngo nimureke dusabe Nyagasani Yezu atweze. Ubwo ibyo yatubwiye wa mama ahita ambwira ati rero ati reka turirimbe. Ngo arambwira ati reka turirimbe, ndamubwira nti se turirimbe yihe. Turirimba indirimbo ivuga ngo ningera ku nkombe ya Rwaruzi uzampe gutinyuka. Ubwo twarakomeje.
komeza kugenda, tugezeyo bahise bafata wa mugabo witwa Nkundiye. Ubwo twasanze igitero kinini cyane, noneho mbere yo kugira ngo ugere kuri Nyabarongo nyirizina bazaga hino bakaza kubasanganira kugira ngo hatagira abijyanamo batabatemye. Noneho bahise bafata wa mugabo Nkundiye bahita bamutemaguramo ibice nka bitatu, bahita baterura bajugunya muri Nyabarongo. Bafata wa musaza mugarura baramutemagura, bahita baterura bajugunyamo. Babana b'abahungu twari kumwe bose bahise baterura bajugunyamo, baterura bajugunyamo. Noneho muri icyo gitero harimo umuhungu witwaga Randuwaridi, we twumva yabaye nk'utugira impara avuga ngo ayiwe ngo n'aba Francine barabazanye. Francine yari murumuna wanjye wo kwa data wacu nyine muri abo twari kumwe. Noneho njyewe nari mpagaze nagize ubwoba bwo kujyamo. Noneho umusaza, uhari umusaza araza amanika umuhoro agiye kuntema, wa wundi witwa Randuwaridi ahita afata wa muhoro. Ahita avuga ngo nimubababarire n'abagore n'abakobwa ntawe uri buvemo. Ni ukuvuga ngo ubwo amaze kuwufata umuhoro njye nahise nijugunyamo muri Nyabarongo. Noneho ubwo njye nagiye kumva numva ngeze hasi ikuzimu. Ntago namenya uburyo Imana yabigenje, nagiye kubona mpita mbona numva hari ahantu buriya muri Nyabarongo ugera ugahita ubona amazi umuvumba. Ngiye kumva numva aka kananwa kanjye, numva n'umunwa n'amazuru bibashije kugera hejuru. Naragerageje gufunga umwuka uko numva nshoboye, ariko biranga amazi nkayanywa. Noneho ubwo bigeze aho ngaho ntangira gusenga, ndavuga ngo Yesu uko mira nkeri, nkavuga ngo Yesu wantabaye, nkavuga Yesu 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 wantabaye. Mu by'ukuri bimaze kumerera uko, numva nyine urupfu rumaze kunkanda, nibwo nahise mbona njyewe ndi ku nkombe y'uruzi gato, ariko nkiryamye mu mazi. Ubwo uko imirambo yagendaga inyuraho, y'abana, y'abamama, y'abapapa, ingeri zose, nagiye kubona mbona njyewe mbonye utwatsi turereta gutya mu mazi. Ngiye kubona numva mfashe utwatsi, utwatsi duke cyane, mpita nkandagira numva biremeye. Nkandagiye numva byemeye, mpita ntera intambwe, mpita njya ku nkombe y'uruzi, mbona biremeye. Ni ukuvuga ngo maze kuvamo nyirizina mpagaze ku nkombe y'uruzi, narahagaze, irindi jambo nongeye kuvuga. Naravuze ngo Yesu we ngo urantabaye. Nkomeza kubona mbona imirambo uko igenda, ndahagarara ndayitegereza, ariko amazi yari yanzibiranyije, nkabona nabaye nk'umuntu w'ikigoryi sinzi aho ndi. Noneho umutima urambwira ngo jya mu rugo rwose ugeramo. Ubwo nahise ngenda, mbona urugo ruri hafi aho ngaho ku muhanda wari uhari, mpita ninjira mu rugo, nsanga umumama wari urimo kumesa. Ndamubaza ngo ese ngo hano hitwa hehe? Arambwira ngo hano hitwa Inyarubande. Numva ni ubwa mbere mpumvishe, ariko ubwo nari nkitose, amazi nyine imyenda ikindiho, umusenyi mu mutwe ukindiho. Nuko arambaza ati se atuvuye hehe? Yewe nimvuye muri Nyabarongo. Hahise haza interahamwe ifite umuhoro, azana n'abandi bahungu babiri. Noneho barambaza ngo se ngo muri Nyabarongo ngo wari wagiyemo gute? Ndamubwira nti rero ni muri Nyabarongo ntibambeshye ngo ndi umututsi, ariko mu by'ukuri ntago ndi umututsi. Nti mama niwe mututsi, ahubwo bamfashe mugemuriye ibiryo mu gihuru kubera ko narinzi ahantu yihishe, bahita bamfatana nawe, baravuga ngo nanjye ndi icyitso. Mu by'ukuri ubwo nuko badushoreye. Noneho rero
ubwo baravuga bati ntago muzi amayeri y'inyenzi. Ati uyu ni umututsi bamutaye muri Nyabarongo ahubwo avuyemo. Ubwo ni ukuvuga ngo bahise banzamura banshyira ahantu ku muhanda. Banshyize ahantu ku muhanda, nagiye kubona mbese mbona isoko ryinshi rirahasesekaye, abafite intwaro zose, inkota, ubuhiri, mbese intwaro zose bahise bangeraho. Bahita bavuga bati uyu muntu ni mumusubize muri Nyabarongo. Noneho bamwe baravuga bati ntabwo uyu muntu tumusubiza muri Nyabarongo, ntabwo mwamenye ikimukuyemo. Murebe iriya mirambo ingana kuriya, murebe abasore bafite imbaraga, murebe abagabo bafite imbaraga, murebe abamama bafite imbaraga, murebe abandi bana bangana nawe. Niba atari Imana imuvanyemo ni Nyabingizi wabo. Nuko babivuze. Bamwe bagashaka kunshyiramo ku mbaraga, umwe ahita avamo bati reka tujye kuzana responsable aduha umwanzuro. Ngo baragiye bazana responsable. Responsable nibuka yitwaga Uzabakiriho. Uzabakiriho n'ubariho. Ubwo yarahageze araza, arande baranyitegereza. Arambaza ngo ese wavuye muri Nyabarongo bagutaye mu ntini bantayemo ariko bambeshye ko ndi umututsi. Ntabwo ndi umututsi. None se papa wawe yitwa nde? Mbeshye umuhutu twari duturanye, witwaga Daniel Serudonyori. Ariho se? Ntariho. Noneho ese konseye wanyu we yitwa nde? Ndamubwira ntiyitwa Ntezirizaze Ildefonse. We mumubwiza ukuri. We umugabo muremure ngo ufite inda? Ntiyego. Arababwira ati rero uyu mwana nkuko mwabyumvisha uriya bivuga, niba atari Imana imuvanyemo ni Nyabingizi wabo. Ntago mwapfa gusubiza umuntu uvuye muri Nyabarongo kuriya, mureba iriya mirambo irimo uko ingana, ntago muzi icyamuvanyemo. Responsable arababwira ati ubwo nzi konseye wabo, akaba tubwira papa we ko ariho, nimureke twandikire konseye wabo, twandikire papa we, noneho bazaze batwara umuntu wabo bahohoteye. Ubwo ahita afata umugabo witwa Karangwa, aramubwira ati uyu mwana mushyire mu bandi bana, natwe turakora uko dushoboye twandikira iwabo na konseye wabo, ubuyobozi buzaze bumutware. Ubwo uwo mugabo yanshyize mu bandi bana, mbamo. Hashize iminsi haza interahamwe yitwaga Bagira Ubwira. Araza akenyeye amagrenade gutya, haraza baramunyereka. Bamunyeretse bati se uyu muntu uramuzi? Aravuga ngo ntago muzi. Noneho arambaza ngo se ngo njye uranzi? Nti ntago nkuzi. Ni ukuvuga ngo bahise bandika urupapuro, bandikira konseye wacu, bandikira papa ari we Daniel Serudonyori wawo ndi nabeshye, baha ya nterahamwe twa dupapuro. Urumva Imana yabakinze ukuboko, yabakinze amaso yo kuvuga ngo anyambukane angarure. Yego. Mbona nabwo ari ubutabazi Imana yakoze. Ni ukuvuga ngo we yagarutse wenyine, njye nsigara aho ngaho. Mu minsi mike cyane nagiye ngo zirasha amasasu menshi aho ngaho i Butamwa. Noneho ni ukuvuga ngo abantu baho kuri ako gasozi ka Mageragere aho za Butamwa nari navuriyemo, bahise bambuka basa n'abagarutse iwacu ku Rugarika. Yego. Bagarutse, noneho hakaba umusare wambutsaga, bamwitaga Ngiruwonsanga. Yego. Noneho aturebye ahita hari undi mukobwa witwaga Françoise Mushashi, nawe yari yaravuye muri Nyabarongo. Yego. Noneho tukajya tumenyana, twahise tujya ahantu mu rugo rumwe. Yego. Ariko njyewe ntago nabanje kubana nawe, ahubwo nabanye nawe hari interahamwe yitwa Musonera, nawe ngo yashakaga kumbohoza. Noneho umugabo Karangwa bampaye, nyine uwo mugabo responsable yampaye, kajya avuga ngo ariko Musone, uyu mwana urabona wamubohoza akaba umugore wawe? Ni ukuvuga ngo hari interahamwe yari ikomeye cyane, yitwaga Nyarihanga.
ni ukuvuga ngo Nyarihanga yazaga kwa Karangwa aho ngaho bagasangira inzoga mbese bagasabana akajya ahambona ndi umwana uri aho mu bandi. Nyarihanga akajya atuvuga ati ariko nanjye mfite umwana wavuye muri Nyabarongo, nyine we yaratuye kure yacu ariko akajya abitubwira. Noneho babonye ya nterahamwe yitwa Musonera ishaka kumbohoza, noneho Karangwa ahita atuma kuri ya nterahamwe ikomeye Nyarihanga. Nyarihanga araza avuga ati dore rero uyu mwana Musonera ashaka kumubohoza cyangwa ngo amusubize muri Nyabarongo, none wamfashije nk'inshuti yanjye ukamuntwarira ko bagutinya ntawe ugutinyuka. Ubwo Nyarihanga yaramubwiye ati hari gahunda ngiyemo, ati wowe muha umwana amujyane mu rugo. Yampaye umuhungu witwa Nsabimana wabo anjyana aho kwa Nyarihanga kuri iyo nterahamwe ikomeye yari afite imbunda. Amaze kunjyana nahise nsangayo Françoise, uwo mwana wawe wundi wavuye muri Nyabarongo. Yego, Françoise nsanga ni umwana tungana, twari tuziranye, twize ku kigo kimwe. Françoise turabonana ariko nkajya mubwira nti ntukagire abantu ugaragariza ko tuziranye, ntuzabigaragaze. Françoise turabana tubana gutyo, bakajya batubwira ngo nitujye guharura mu rutoki. Ubwo baduhaga kujya guharura mu rutoki nibwo twe twumvaga tubonye umutekano tukaganira yo kubona uko muvugana. Ubwo muri icyo gihe nibwo noneho interahamwe zahise zisara zivumbura abantu benshi muri Butamwa, barabajyana babaroha mu ruzi tubireba. Haciyemo iminsi nk'ibiri inkotanyi zirasa amasasu menshi cyane, aribwo ba bantu bahungiye iwacu ku Rugarika. Noneho natwe twegeranye ibintu ngo duhungane nabo tujyane nabo. Tugiye kwambuka wa musare witwa Ngiruwonsanga aravuga ngo bambwiye ko aba bakobwa ari Abatutsi, ngo ntabwo ndi bubambutse ahubwo ashaka kudutema. Aratwirukankana ubwato arabuzirika. Amaze kubuzirika noneho ya nterahamwe Nyarihanga yari inshuti ye, avuga ati Ngiruwonsanga ati barimo barakubeshya, aba bana bavuye muri Kivuye ahubwo bahunga inkotanyi. Aduhagararaho cyane kandi ari interahamwe. Noneho ubwo Ngiruwonsanga yaramwumviye, amuha n'amafaranga yo kugura inzoga ndabyibuka, aratwambutsa. Twahungiye ahantu bita kwa Segicondo aho ngaho ku Rugarika muri Nzagwa. Noneho ubwo ngubwo turahabaye, amasasu abaye nk'ahagarara dusubira i Butamwa, barongera baratwambutsa. Bamaze kutwambutsa mu minsi mike cyane bahise bavuga ngo inkotanyi ngo zafashe ikibuga cy'i Kanombe. Nibuka ko haje abasirikare benshi bo kwa Habyarimana, benshi cyane, baraza kuri iyo santere aho twari dutuye kuri iyo nterahamwe kwa Nyarihanga. Baraza basa n'abahaganditse barahatinda. Sinzi umuntu wabatungiye urutoki ko twe turi Abatutsi. Havamo umusirikare wari ufite imbunda, arambwira ngo nimuherekeze. Njyewe nari mpetse umwana waho kwa Nyarihanga, hari mu masaha yo mu masaa 9 z'amanywa. Noneho ndanga nanze, umugore wa Nyarihanga aravuga ngo muherekeze. Ubwo umusirikare naramuherekeje, turagenda twigiye hirya gutya mu ntoki zari zihari ariko mu muhanda hagati. Wa musirikare arambwira ati rero ati ndashaka kukubohoza. Ntiwoya ntago mbohoza. Ngo nawe nkubohoza? Ntiwoya ntago mbyemera. Niko aho kujya mu mbohoze uranyica ariko nzajye mu ijuru. Ni kuko njyewe banyigishije ko nimpfa nzajya mu ijuru. Ni ukuvuga ngo araseka. Yahise aseka cyane, aranyitegereza ngo ntago byemera. Ntiwoya ntago mbyemera. Icyo gihe nari mfite imbaraga zidasanzwe ntazi aho zavuye. Ubwo arambwira ngo urabyemera? Ntiwoya ntago mbyemera. Dusa n'abahanganye. Ntago mbyemera rwose. Umusirikare yarandebye gutya mu maso aranyitegereza. Amaze kunyitegereza arambwira ntago byemera? Ntiwoya ntago mbyemera. Umusirikare icyo yakoze, nagiye kubona mbona azamuye imbunda ayitunze mu kirere, ararasa. Arase numva urusaku ruranzibiranyije.
arongera anyitegereza mu maso arambwira ngo ntabwo ubyemera. Oya ntabwo mbyemera. Aho kugira ngo mbyemere uranyica ahubwo mfi ariko nzajye mu ijuru. Ubwo umusirikare yaranyitegereje arandeba ahita ncira amacandwe menshi mu maso ngo to ngo mvi imbere. Ubwo nahise mpindukira kuko wa mwana nari nkimuhetse namutwaye. Mpita mpindukira nsubira mu rugo hahandi mvuye. Umutima urambwira ngo ubwo ugiye guhindukira arakurasa mu bitugu. Ariko ndigendera ngenda ntareba inyuma ndavuga ngo nashaka ndase ariko ndajya mu ijuru. Ubwo naragiye nsanga wa undi mushashi nyine nawe yavuye muri Nyabarongo arimo ararira ngo Rasheli baramwishe. Ubwo ndavuga nti yewe ntiteceka ntago banyishe. Ntiyambwiye kumbohoza ndanga ndabyanga ririya sasu ntiyankanze. Ntarashe mu kirere agira ngo ndebe ko mbyemera ndabyanga. Anshira mu maso arambwira ngo tongo mva imbere genda. None ndagarutse. Kuko Françoise yarajyaga ambwira ati uzambabare tuzapfana. Rwose ntihumura tuzapfana. Nuko ubwo nibwo tubaye aho ngaho igihe kiragera noneho inkotanyi na babasirikare bo kwa Habyarimana barahangana. Bahanganye twe twahise duhunga duhita tuza mu mujyi wa Kigali. Tuza mu Nyakabanda duhunganye na za ntera hamwe za Nyarihanga. Nyarihanga akaba afite imbunda. Nibuka ko twageze ahantu hariya Imwendo twarahakambitse ku mashuri. Noneho tuhavuye Nyarihanga aravuga ati Runyenzi namfataniye imbunda azambaga. Ubwo twahise tuza muri uwo mujyi wa Kigali hano tumanuka za Kimisagara tuza mu Nyakabanda. Ku itariki ya 4 z'ukwa karindwi nibuka ko aribwo twahageze nko mu ma saa 5 z'ijoro. Nabwo ntago twigeze turyama. Ahubwo twahise tugwa mu bandi bantu benshi n'undi barimo bahunga ibintu bikomeye cyane. Nibwo nubundi twakomerejeho ariko Nyarihanga ubwo twe twigiye hirya gatoya mu nzu twarimo hirya umuntu yaraje aratubwira ngo Nyarihanga baramufashe baramutwaye. Ntago tuza bamutwaye bari bo. Ubwo Nyarihanga baratubwiye ati nyamara Nyarihanga yapfuye. Ubwo twahise dukomezanya na mukuru we witwaga Fredina. Fredina ariho n'ubu barafunze. Nawe yari umwicanyi. Ariko yaraduhishe nawe icyo gihe twabanye aduhisha kuko twari kumwe na murumuna we. Noneho ubwo Fredina dukomezanya nawe. Ubwo nahise umugore wa Fredina yahise ampa umwana yari afite abana babiri b'impanga. Ampa umwana umwe ndamuheka umugore we noneho nawe asigana undi turahunga. Ubwo twavuye muri uwo mujyi mu ijoro ryo ku itariki 4 z'ukwa karindwi nibwo twamanutse Kimisagara hejuru tugwa hano hasi ku giti cy'inyoni. Ubwo twakomeje inzira imwe inyura mu Nzove. Mu Nzove habaye urugamba rukomeye ntigeze mbona. Ubwo niho ingabo zo kwa Habyarimana zari zihanganiye n'inkotanyi zari hejuru hano ikarama. Ni ukuvuga ngo imodoka ya Burende yari iri hariya hasi mu Nzove. Yarasaga inkotanyi ziri hejuru ikarama. Ni ukuvuga ngo ngewe uko mpetse wa mwana uko Burende yarasaga nikubitaga hasi kubera umuriri wayo. Noneho ubwo hari mu masasu mu ntambara ikomeye cyane. Ku buryo amasasu uwari imbere ya baramurasaga gapfa ukabona ubushunzi bw'amaraso urasimbutse. Imodoka nta muntu yahaga agaciro yagongaga abantu kagenda mu nyama z'abantu. Ni ukuvuga ngo hari umuriro mbese. Bakakurasa wowe ugapfa nge nkakomeza n'ububa mu masasu ateye ubwoba. Ubwo wowe ugasigara. Nibuka ko hari umumama umwe yari ahetse umwana w'umuhungu. Yaramwijishuye amuta muri Nyabarongo yari iri aho hafi. Umusirikare wo kwa Habyarimana yahise arasa uwo mugore amaguru. Aramubwira ngo ujugunye muri aya mazi ngo ejo niwe wari kuzabura u Rwanda. Ubwo twarakomeje turahunga.
ubwo nyine amaze kumubwira yuko ari we uzaba ururwanya ejo, ubwo umugore yahise aryama aho ngaho. Ntabwo nzi niba yarapfuye, ntabwo nzi niba yarabayeho. Ubwo twe twarakomeje turagenda tugera ahitwa za Muhondo, tugera ku Rushashi. Ubwo nyine ariko tugenda turara ku mihanda n'impunzi. Nuko ubwo ikindi nabonye ni uko inkotanyi ahantu impunzi zari ziri hatarimo abasirikare ntabwo zaturasagaho, zarasanaga n'abasirikare bo kwa Habyarimana igihe bahuye babarasheho. Ubwo twarakomeje turagenda duhita duhura n'abandi bana b'abahungu. Harimo umuhungu wari umututsi witwaga Sebitenga wo kwa Karaveri rwa Bukambizwa. Twarakomeje turahungana na Sebitenga, tugendana gutyo muri izo nterahamwe, tuziranye gutya kwibanga. Turagenda abantu bari kumwe nawe, noneho tugera ahantu turicara, ahantu amasasu asa naho agabanyutse. Aravuga ati ariko nimureke njye kuvoma. Ubwo twari tugeze za Ruhengeri. Hanyuma baramubuza bati wijya kuvoma, we bakwicira hariya rwose, ugenda ushobora guhura n'abantu bakuzi bakakwica. Ubwo Sebitenga arababwira ati oya, nimureke njye kuvoma, nta kintu mba ndumva, nta kibazo mfite. Sebitenga yafashe ijerekani ajya kuvoma muri Mukungwa. Ubwo bahise bamufata baramutemagura, bahise bamwicira muri Mukungwa. Ubwo yaguye aho ngaho. Ubwo amakuru ahita atumenyesha yuko Sebitenga apfuye kuko bari bagiye kuvoma ajyanye n'abandi. Ubwo nyine byabaye aho ngaho. Nko ku mugoroba inkotanyi zirongera zirasana n'abasirikare bo kwa Habyarimana. Ubwo turongera turahunga. Twarakomeje turahunga, turagenda tugera za Gisenyi. Izo nterahamwe duhunganye. Mbese zari zimeze nk'aho zabagize turi kumwe nyine tujyana, ariko batazi ko twebwe turi Abatutsi. Ubwo twabaga tubihishemo tugendana nabo. Ubwo turagenda twambuka Gisenyi, duhita tugera i Goma. Hakaba hari abandi bana b'Abatutsi twahuriye ahantu bita Mwendo. Noneho bakajya bavuga bati ntimukajye mugaragaza ko tunaziranye. Ubwo abo bana tumaze kugera i Goma, twarambutse mugera ni Goma. Twageze i Goma. Tumaze kugera i Goma twahabaye nk'icyumweru. Batangira kuvuga ngo impunzi ziri guteza umwanda mu mujyi wa Goma. Ngo nimugende ngo mujye Kibumba. Ubwo twahise duhaguruka mu mujyi wa Goma tujya Kibumba. Tugeze Kibumba hari ahantu h'umukenke. Ubwo tubayeho ngaho, bashinze amashitingi. Tubayeho mu mashitingi nyine, inkambi bandende cyane banini. Tuba muri Burende nk'abandi bose. Twagiye gutashya rero, twari dutunzwe no kujya gutashya mu ishyamba. Tukaza bakasa inkwi, tugacuruza inkwi ku mihanda. Nibwo buzima twabagamo. Inzara yaratwishe, ubona ari ibibazo. Ubwo twagezeyo tubona haje uburwayi bwinshi, ku buryo abantu bapfaga cyane. Ukaba wava ahangaho ukagera nk'Ibutare, imirambi irambitse ku mihanda mu biringiti. Batangira kuvuga bati nyamara twagendanye n'inkotanyi zirimo ziratoroga. Ubwo bimaze kumera gutyo batangira kuvuga bati ibikoma abantu bari gucuruza ku mihanda ntibabireke, kuko inkotanyi ziturimo nizo ziri kuturoga. Ubwo byagenze uko nguko. Tugiye gutashya, ndibuka ba bahungu nza kubabona nabo bagiye gutashya. Haturuka abandi bantu inyuma bari bafite imbunda. Bahise bafata ba bahungu babiri babajyana mu mukenke hirya, bahita babica. Barabakegeta amajosi babicira mu mukenke. Bari Abatutsi. Warabirebaga? Narabirebaga n'amaso. Ubwo twe twarakomeje tujyana n'abana ba ya nterahamwe tubana. Duhita tujya gutashya, turagaruka, ibyabo birarangira, ntitwongeye kubonana, barapfuye. Ni ukuvuga ngo hashize igihe gito kingana n'ukwezi n'igice. Ubwo urumva twarageze muri Kongo. Mbese intambara yo mu Rwanda yo Jenoside narayivuyemo, narahunganye n'interahamwe ndi kumwe nazo. Ubwo turaho mu nkambi, uko nyine amashitingi yubatse, yari inkambi nini cyane cyane. Kibumba yari umukenke munini. Hashize igihe nagiye kubona mbona indege ya kajugujugu iraje. Indege ya kajugujugu ije, yagendaga ita ibintu by'impapuro, buri wese arimo gusama bavuga ngo baratwibutse batuzaniye amadolari.
ngo amahanga yaguriye aradufashije ngo n'amadolari baduhaye. Ni ukuvuga ngo buri wese ahantu yari ari yarwanye no kugira gute no gutega amaboko afata ashaka amafaranga nyine ngo baduhaye inkunga. Ubwo ni ukuvuga ngo nanjye narateze ndafata. Ndebye ku gapapuro mfashe mpita mbona handitseho ngo ndi umunyarwanda, ndifuza gutaha iwacu i Rwanda, ngo amazi meza y'u Rwanda, hariho na za ntumbi zo ku mihanda. Ubwo abantu bose bahise bajugunya twa dupapuro baravuga bati inkotanyi zatugezemo. Yego. Bahita bavuga ko iyi ndege ari iy'inkotanyi, ati murebe iyi mirambi iri aha bayifotoye bate, batangira kubona ko ngo inkotanyi zabagezemo. Ka gapapuro kanye nagafashe nkashyira mu mufuka w'ijipo nari mfite, ndavuga nti reka nzagere mu Rwanda mbaze niba koko yari inkotanyi. Nageze mu Rwanda mbura uwo nabaza ntawe nari nzi wakohereje. Nuko ubwo mba muri ubwo buzima. Ubwo nyine kubera ko wa mwana w'intera hamwe nari impetse namugeje muri Kongo, nagezeyo ubona batongeye kundeba nabi, baravuga bati ubwo yaturengereje umwana mu nzove, akaba yararenze inzove, umwana wanjye amuhetse naba umwana mu bandi. Ubu umwana mu rugo, nanjye mba umwana mu rugo. Mbese nta wongeye kuntoteza ngo avuge ngo bene wanyu baratumaze, kubera ko babonye ko wa mubyeyi yijisha uyu mwana akamuta muri Nyabarongo. Yego. Ni ukuvuga ngo nanjye icyo kintu nicyo cyambeshejeho aho hantu. Ubwo mbese igihe cyarageze mu guhindura rero njyewe ngiye kwitahira mu Rwanda. Yego. Uko byangendekeye. Yego, nanjye nibyo bibaza ukuru waje kuza kuva muri Kongo. Uko byangendekeye rero ubwo nari ndi ku muhanda ndimo ncuruza za nkwi, ncuruza ibigori bavuye kurangura i Gatare. Noneho ngiye kubona mbona umuhungu w'iwacu wari umuhutu, yitwaga François Mutiganda. Yari umuhungu wa Denis Dionisio hariya Musave. Ambonye mubonye mukubise amaso ndiruka, ndavuga nturiya muntu aranyica byanze bikunze. François aranyirukankana akajya ambwira ati humura nta kintu ngutwara. Aranyirukankana ati humura nta kintu ngutwara rwose humura. Nanjye narirutse rwose mbona ko Mariyemo, mbona ko ari umuhutu w'iwacu ugiye kunyica unzi cyangwa akanagutanga. Cyangwa akanantanga. Ubwo mu by'ukuri nabonye ko kwiruka n'ubundi mu nkamba abantu babibona twirukankana bari bwibaza ikinyirukankana ndahagarara. Noneho ndavuga nti Fara umbabarire unyice neza. Ariko ahita ambwira ati mbabarira rwose humura nta kintu ngutwara. Yego. Ubwo narahagaze turaganira. Arambaza ati se hano muri iki gihugu uri kumwe nande? Ndamubwira nti hari abantu turi kumwe twahunganye. Ati se umuntu muvindimwe cyangwa umubyeyi wawe muri kumwe ninde? Ndamubwira nti nta muntu turi kumwe, njye nahunganye n'abantu bandi, nti nta mubyeyi nta n'umuvandimwe turi kumwe, ntibarapfuye. Yego. Ariko mu by'ukuri ntago nari nzi urupfu rwabo. Urupfu nari nzi ni urwa barumuna banjye wo kwa data wacu, ni urw'uwo mama wacu twari kumwe. Yego. François arambwira ati rero ati njye mvuye mu Rwanda sinigeze mpunga. Ati none ati hari nyogosenge nzi uri i Kigali. Ati mama wawe se si wa mama muremure w'igikara waririmbaga muri korali Ikiboga? Ati mama wawe ariho. Yego. Ati mama wawe ariho. Ati rwose njye naramubonye. Ati mama wawe ariho. Noneho abimbwiye nagize ibyishimo bidasanzwe, kandi kwishima icyo gihe byari icyaha muri Kongo. Yego. Ku muntu uvuye mu Rwanda kabone niyo yabaga ari umuhutu, baravugaga ngo ni icyitso cy'inkotanyi, bahitaga bamwica. Yego. François ahita ambwira ati ceceka ntiwongere no kwishima. Kuko njyewe nzanywe n'umukobwa nasabye ariko tutakoze ubukwe. Yego. Ati nje kumureba rero kugira ngo mucyure tuzakora ubukwe. Ubwo François amaze kumbwira gutyo ntago nigeze nongera kwishima. Ni ukuvuga ngo twabayeho nishimiye mu mutima, ndatuza, numva ko rwose koko ngize ibyishimo byinshi kumva ngo umubyeyi wawe ariho. Numvise nishimye cyane, numva ndanezerewe. Yego. François ubwo nibwo yambwiye ati rero ati ukora ibishoboka byose. Ati ntago ndi buzagusige muri iki gihugu. Ati nzakujyana, ati ahubwo uri buryo uri bubivugemo nibwo ntazi. Yego.
kuko nuvuga ko tugiye kujya mu Rwanda baratwica. François ndamubwira rero Imana yari yarampaye ubwenge ntabasha kumenya. Ndamubwira nti rero kubera ko bari abantu nababeshye ko mama ariwe wari umututsi akaba yarapfuye badutanye muri Nyabarongo. Yego. Ndamubwira nti wowe ndavuga ko hari mama wacu wabonye igoma. None ukaba unjyanye kunyereka mama wacu uri igoma. Nubwo buryo turi butahemo. Yego. Ni ukuvuga ngo na ba bantu twabanaga sinige mbahishurira yuko ngiye gutaha. Narabibahishe kugira ngo batatwica kuko François yari yambujije. Yego. Ni ukuvuga ngo ubwo naritunganyije ndababwira nyine mbabwira ko hari mama wacu yabonye igoma ko agiye kunyereka aho ari. Yego. Barankundiye barambwira bati rwose Rachel watugiriye ibintu byiza watufatiye umwana neza ntiwamutaye nawe uzazane mama wanyu umwereka abantu baguhishe kugeza iki gihe ukiriho. Ntabwo nti rwose ntago tuzatindayo ndararayo rimwe nzagaruke kuko nangaga ko bari butwice. Ubwo turitunganya turaza azana wa muryango wa mukobwa nyine aje gutwara. Yego. Arawuzana ndibuka ko twazanye n'umuryango w'umugabo witwa Senyabudenge n'abana be turaza atuzana mu Rwanda. Ubwo ndibuka ko twageze mu Rwanda tugeze ku Gisenyi hari ahantu bari barateguye inzu impunzi zaruhukiragamo. Ubwo natwe twaraharuhukiye noneho François turaganira noneho arambwira ati buriya nanze kukubwira ibintu byinshi kuko nabonaga uri bwishime ukanyicisha. Ati hari na so wanyu uri i Kigali. Abimbwiye noneho nkishima cyane mu mutima wanjye nkumva urishimye. Amaze kubimbwira ndavuga se ni bande bandi bariho mbese mubaza amakuru bose kuko aho narindi nge numvaga ari nge ngenyine. Nkumva ni nge ngenyine ahubwo nkumva wenda nzigumanira n'abo bantu cyangwa se wenda bizatinda nshaka ubundi buzima mbamo ariko nkumva ibyo kugaruka iwacu byo ntabyo ari bihari. Mu by'ukuri François yambereye umuntu mwiza mu buryo butangaje. Nubwo yagize atya akitaba Imana yaguye muri ya Jaguar yajyaga Uganda kurangura yari yarabaye umuntu ukomeye agwa muri ya Jaguar yajyaga Uganda arapfa ariko mu by'ukuri nawe mpora mwibuka nk'intwari yangiriye umumaro. Mu by'ukuri rero mu kugaruka kwanjye mu gihugu mu Rwanda nuko nguko nagarutse. François yaranzanye anshyikiriza umuryango. Yego. Ni ukuvuga ngo mpagera bwa mbere tugeze i Kigali yanshyikirije wa mama wacu wa masenge wanjye nakubwiraga witwaga Yuriya. Ankubise amaso yahise yiruka cyane ahita akubita urugi rw'icyumba aragenda agwa ku buriri kubera ko bari barababwiye urupfu rwacu. Yego. Bababwira uburyo badutaye muri Nyabarongo bababwira uburyo twagiye turirimba abantu bose babaha ubuhamya bwacu uko twapfuye. Yego. Noneho arambaza ngo none se nguri madamazera ngo cyangwa uri umuzima. Ayiwe. Nanjye nahise nitanguranwa cyane kugira ngo yumve ko ndi umuntu. Ndavuga nti yewe ndi madamazera ntibadutaye muri Nyabarongo ntina ba Françoise ntina ba Francina ntina ba Mfitumukiza ntina Makurata ntibadutayemo ntariko nge Nyabarongo yanjugunye butamwa muri Kigali ntinuko nkomezanya n'intera hamwe turahungana. Abona kugaruka ngo yumve ko ari ngewe. Madamazera rero rikara akazina k'akabyiniriro banyitaga nkiri umwana. Ubwo nibwo nyine angaruye mu buzima ariko icyo gihe nabwo numvaga ntinya abantu nkumva ndi mu buzima bwanjye nyine nkumva ndi mu buzima bugoye nareba n'abantu bacu nkumva ndabatinye ntinye kubavugisha. Nkumva ndashaka kuba mu bwigunge nkumva sinumva nakwegera abantu ariko bigenda biza gake gake baranyondora ubuzima bw'ubuhunzi mbuvamo ubuzima bwa jenoside bugenda bumvamo gake gake noneho no kubivuga cyane gake gake nkumva umutima ugenda ubohoka. Mu by'ukuri rero ubwo buzima nibwo nabayemo inzira yanjye y'umusaraba nuko yagenze
ni ukuvuga ngo maze kugera mu rugo ubwo masenge yahise nawe urumva yihutira kunzana kwa mama. Mu by'ukuri nta hantu bari barigeze bumva ngo agashweshwe wenda ngo ari aha ngaha, oya bagiye kumva bumva gutya nje ubikubiseho, kuko nta wari uzi ko François yagiye muri Congo, yanzanye nawe batabizi. Buri wese umuntu wambonaga byaramarira gusa, kuko ntabwo biyumvishaga ko njye naba ndiho. Kuko ubwo nibuka ko nkihagera mama yarambwiye ati twajyaga muri komine kuko babanje ngo gukambika ku Ruyenzi, bakajya bareba udufoto twacu muri komine, nari narifotoje nshaka gufata irangamuntu, ngo akajya avuga ngo ubusengo ko Madamazera yapfuye, ngo Imana yari yarambwiye ngo izandindira abana, ngo none umwana wanjye yarapfuye. Ubwo nubwo buzima bagiye kubona babona ndaje. Ndibuka ko nari mfite musaza wanjye witwaga Damiye, n'ubundi ariko ariho, yari umusirikare ku Mugina. Urumva yari inkuru ishimishije, yahise abyuka ajya ku Mugina amubwira ati Madamazera yaje. Musaza wanjye ahita amukubita inkoni, amubwira ati ibintu uvuga uri mu nzozi, uri mu biki? Kuko bose bari barumvisha ubuhamya bwacu uko twapfuye. Ubwo mu by'ukuri urumva byabaye ibyishimo, mu basigaye bariho bakabamarira, ariko ari emosiyo bagize y'ibyishimo. Inzira rero yanjye y'urugendo ni uko nguko yagenze. Mu by'ukuri rero ikintu nge numva nashimira Imana, nashimira Imana ko yabashije kumpagararaho muri izo nzira z'ibizigu zose nagiye nyuramo. Kandi nkongera gushimira leta y'u Rwanda kuko yatubereye umubyeyi ukomeye. Leta y'u Rwanda nkashimira umuryango wa FPR Inkotanyi, kuko numva ari bo dukesha icyizere cyo kubaho. Nibo badufatiye runini no kugira ngo tube duhumeka umwuka iki gihe. Nkongera nkashimira Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Nge hari n'akazina namwise, naravuze ngo ni Salomo Imana yatwihereye, kuko iyo ndebye mbona afite ubwenge Imana yamuhaye. Ntago wafata ibintu byabaye muri iki gihugu ngo hari uhuze ibintu bitari guhura we ngo bihuze bishoboke. Ufata abantu biciye abandi ubahuze, ububakire, ubaha inka, mbese ubahuze ngo ubahuze bikunde. Ubwo bwenge rero nabonye umugabo wo muri Bibiliya witwa Salomo ari we wari ubufite, kandi ni Imana yari yarabumuhaye. Mbona Perezida wa Repubulika yacu rero nawe Imana yaramuhaye ubwenge bwo kubasha gukora ibyo bintu. Nkaba nshimiye rero abo bantu, nkaba nshimiye Imana yo mu ijuru yandinze ikandengera. Imana yo mu ijuru ishimwe. Naho ubuhamya bwanjye bugarukiye. Ukuri ndashe Imana ishimwe. Ntabwo umuntu ashaka ko n'ibintu yabona arenzaho bindi, kubera yuko inzira yaba ariyo wanyuzemo umaze kudusangiza muri aka kanya n'abandi benshi banyuzemo, ntabwo byari ibintu byoroshye, ni ibintu bikomeye cyane. Ese ubundi wari ufite imyaka ingahe? Nari mfite imyaka 15 ariko yenda kuba ni 6, kuko nibuka ko twari twarifotoje dushaka gufata irangamuntu. Yego. Urumva yari ni 6 ariko itaragwamo neza. Urumva ari umukobwa w'inkumi, kuko n'Imana yaguhagazeho kugira ngo ikomeze irinde abo bantu bose bashaka kukubohoza, bashaka kugira gute. Mana yanjye, iyo usubije inyuma, uyu munsi hashize imyaka 29. Iyo usubije inyuma ugasubira icyo gihe muri 94, ni ikihe muri ibyo bintu byose bikomeye cyane wanyuzemo, ni ikihe kintu uvuga uti Mana, aha hantu narakubonye pe n'amaso yanjye? Urakoze. Icyo kintu mbajije ndumva kinejeje. Ikintu nanyuzemo nkumva gikomereye amaso yanjye kandi nkakivamo. Igihe nakubwiye ngo ndi muri Nyabarongo uko namiraga nkeri, mira amazi, naravuga ngo Yesu wantabaye, Yesu wantabaye. Nagiye kubona mbona ndi ku nkombe y'uruzi, mbona mfata utwatsi twareretaga mu mazi. Yesu yahise antabara, mbibonesha amaso. Maze kubibona mpagaze ku nkombe, ndeba imirambo uko imanuka, iy'abagabo, iy'abasore, iy'abana, iy'ababyeyi.
ndavuga ngo Yesu ngo urantabaye. Icyo kintu nicyo cyanejeje mu buzima.